nimero yambaraga muri bani mu fariki icuritse yambaraga 24 ugahita yambara 42 yahoze yambarwa na Yatu yako nabonye yambaraga muri Bristol City ati no muri Bristol City ngo nimero yakundaga cyane kubera n'undi ngo Yatu ni mpamvu no muri Manchester City uyu musore witwa Semenyo araza kuza gufasha Edu. Hari ikintu Edizo yakomojeho buriya wenda ntabwo avuga cyane ngo baramisinga cyane Riyad Mahrez yego nyine ndashaka kuva muri buri kuko bamaze kubona ko batagifite umuwinga uri kuri calibre ya Riyad Mahrez kuko ntabwo wambwira ngo profile Savinho ibyo Riyad Mahrez yakoraga n'ibyo akora oya kuko nta bushobozi afite bigaragara batekerezaga ko byakunda ariko ntibyakunzurika ko no muri sama byashobokaga ko bajya ku isoko ariko mu guhindura imikinire haranda amaze kwinjira bagiye mu mikinire ifasha abandi bakini nimero 10 Kevin De Bruyne n'abawingabe kuremera uburyo bwinshi harandi kugira ngo atsinde. So uyu munsi rero Bernardo Silva wamufashaga icyo gihe ntabwo akiri kuri urwo rwego. Kevin De Bruyne wari umukreateur mwiza wuzuye umuremera uburyo bwinshi yaburusha kazana ubundi De Bruyne ashobora kurema uburyo nka 15 muri match binyuze mu makoroneri binyuze mu makufra binyuze no muri open play. So ubona ko igihambaye cyane barimo kubura no mu createur arimo arabigerageza Ryan Cherki ariko aracyari mu cyane muri system. So transfer ya Semenyo ni transfer ishobora kuba yabafasha Doku abaye hari kini buryo abaye adahari Foden kini buryo cyangwa se Bernardo Silva Semenyo ajye ku ruhande rw'iburyo uwabura hose kuko ni umukinnyi ufite iyo ubwo bushobozi bwo kuba yakina impande zombi neza atari kuba ngo harahana hengetse neza kwakina neza ku rwego rumwe. Mbona rero arimo ararwana no kugira ngo yongere byibura iyo mibare y'umuntu ku giti cyishobora kuba yamufasha niba hari nka match zagoye Haaland Semenyo ashobora kuba yazifata. Twabonye umukinnyi nka Jeremy Doku yari yagiye amuhindurira inshingano akavuga ati none wowe ngwino biyongere hagati nawe ureke gusabira imipira ku murongo ahubwo wubakira uburyo bwawe mo hagati ugenda face to face ku muzamu ahagaze kugira ngo uze kurwana no kongera kugaruka. Yarabikoze mu mikino nkine irimo na match ya Liverpool agenda bamo na man of the match mu mikino itandukanye. Mbona ari cyo kintu arimo ararwana nacyo. Semenyo n'umukinnyi mwiza, Semenyo n'umukinnyi ufite izo skills zinagarukagaho cyane. Semenyo n'umukinnyi ubona ko uri na clinical uretse n'ibyo ni na mwiza ku kirenge. Mbona rero ari cyo kintu amushakamo cyane nkabona ari mu muryango ufunguka usohora umuntu witwa Savinho muri City. Savinho muri City n'ikindi kintu gikomeye cyane kuri uyu musore agiye kwinjirana Semenyo. Wana ko ikipe ya Man City no irimo kuri lying ibitego cyane kuri Erling Braut Haaland. Ubona ko mu bandi mu gutanga contribution uyu musore Tijani Reinders nawe si byinshi byo na rero bagomba gukora si uwo bashinzwe kugeza imipira imbere iyo yatsinze ibitego ni extra work abakoze Foden nawe na Cherki ariko urebye ntago imibare iraba myinshi cyane ku buryo binimo kubimo gutuma City ishobora kuba irimo kwisanga muri no zirimo kuko ku mugoro bagize imbere za micuro nyinshi ariko uburyo kubwo kwa clinical atari Erling Braut Haaland ubona ko abandi birabagora ku kigero cyo hejuru bashyirika bagushije ibitego ku mugoroba na Erling Braut Haaland nawe nyine yabihushije nk'umuntu ntago yahora atsinda ibitego buri munsi ariko nureba uyu musore ikintu yaba yinjiranye kuva yatangira gukina n'ino kipe ya Brighton Hove Albion yayinjiramo cyangwa se yatangira kuyikinira ntago arajya munsi y'ibitego 10 uretse uyu munsi yisotuma afite ibitego 8. Urumva uyu mukinga namutuzanye iyo input akayizana mu kipe ya Man City kafite undi mukinyi mu Haaland watsinda ibitego 10 muri sezo ifite umukinyi washaka mu cya kintu abo ba Kevin De Bruyne bakoraga wa Kevin De Bruyne yatangaga assist ariko rimwe ugasanga ni igitego nka 2 cyangwa 8 yabibonye muri season bigafasha ikipe ya Man City kuba byakunganira Haaland icyo gihe na mbere bagura bacyata ugasanga byabunganiye cyangwa se afite umuntu nk'uyu musore Alvarez araza mu kibuga simbe cyangwa nadahari nawe ugasanga yiranje ibitego 10 arabifite ariko uyu munsi Phil Foden turabaka arisezo ye kugaruka ashobora kwikora cyangwa ntabikore nubwo ari umuntu wabyitegaho ariko kuzana izi mbaraga z'umuntu bita Semenyo bidashidikana azafata umwanya wo kubanzamo ku mwanya we akazana nk'urwo rw'ibitego wenda ibindi nk'icumi tukava mu mwaka w'imikino igitego 18 nibyo yatsinze mu ikipe ya FC Bournemouth agakora nk'indi bitego 10 ikipe ya Man City kuko nagiye mu ikipe itandukanye ikipe ya ifasha gukinira amakipe matoya akenshi ari gihe usanga akazi mukora nka ikipe ahanini ari ukudefanda kwinda gutsindwa kuruta uko ikipe nkuru mu bitekerezo byabo barimo gutsinda agiye mu ikipe ishobora kuba yamufasha kwatsinda ibitego byinshi ndetse no kuba yakubye ashoboye byose mu buryo offensive kuzana umukinnyi wakongera umubare w'ibitego mu ikipe ya Man City twabona ko uyu mwaka birimo kugora abandi kugera ku mubare w'ibitego byinshi biraza gufasha Man City ikintu gikomeye cyane muri urugamba cyane ndamubona nk'umuntu uje kunganira Erling Braut Haaland mu kuzamura umubare w'ibitego
ikipe ya Man City itsinda kandi urabona ko Man City nk'iyi mikino urebye ikintu yaburaga cyane si Man City yatsinzwe ibitego 3 cyangwa 4 tuvuge ngo defense yabaye mbi kwishyura ibyo bitego biragoye ni Man City ni igitego kimwe wayitsinze nayibonye kimwe cyarenga Brutana cyangwa undi mukino wagitsinze kubona ikindi biragoranye no kuvuga ngo kubona umukino ushobora kubona yatsinda yakugranditse igitego muri buri mukino twamanye igitego yatsinze ikipe ya Tottenham amasezera abakunzi w'ikipe ya Bournemouth biriya bitego kuza kubizana mu ikipe ya Man City nekereza ko ahantu byaza kuza kwifasha cyane yahava reka tugende tunarebe hamwe imikino igiye kuba mu kanya gato cyane hari umukino wa Arsenal n'ikipe ya Liverpool ugiye kubera kuri Emirates Arsenal igomba gutsindira umukino kugira ngo noneho ibwirare Manchester City ngo uyu mwaka su wanyu ariko n'umukino wundi bigaragara ko watega unyuze muri Gorilla Games wanditse washatu akadomo play Gorilla Games akadomo.com uyu mukino nawo yuko byose byiza cyane wabisangamo gore ko abantu bose mwamaze gufungura konti zanyu muri Gorilla Games mwibuke ko amahirwe menshi no gutsinda ibihembo bitandukanye n'amafaranga yanyu mwateretseho murase ku ntego neza uyu mukino muri Gorilla Games urimo nta kibazo na gitoya cyane the best good harvest ku bantu bose barimo gutekereza gutaha no guteka